Ikaze nanone muri iki kiganiro kivuga ku buzima. Mu biganiro nkora ku buzima nifuza kwibanda ku bibazo bihangayikishije benshi ariko bitavugwaho rumwe, noneho nkabaha ibisobanuro nka muganga. Uyu munsi turaganira ku ndwara ya amibe. Kuki ihangayikishije benshi? Ese kwa muganga barayivura igakira? Kuki abantu benshi bavuga ko itavurwa? Ibyo nibyo tugiye kureba. Agakoko gatera indwara ya amibe ubundi kitwa Entamoeba histolytica. Reka mbanze ngusobanurire imibereho y'aka gakoko kazengereza benshi. Hagati aho ihangano mfashe ukande subscribe, hanyuma nanjye ngufashe ngusobanurire neza ibijyanye n'indwara ya amibe. Ubundi aka gakoko gatera indwara ya amibe kaba mu bwoko bw'utunyabuzima duto cyane tugizwe n'ingirabuzima fatizo imwe gusa bita protozoel cyangwa se protozoa mu cyongereza. Muri iki cyiciro ni naho habamo utundi dukoko byenda guhuza imiterere n'imibereho nka Trichomonas, Plasmodium itera malaria cyangwa se Giardia n'izindi mikorobe zitandukanye. Amibe ubwazo nazo zikabamo amoko menshi, harimo nka Entamoeba histolytica, Entamoeba dispar, Entamoeba coli n'ubundi bwoko, ariko ufite ubukana cyane ni Entamoeba histolytica. Amibe zibaho mu buzima busimburana mu bice bibiri. Igice kimwe ni igihe cyo kororoka zikabyara izindi binyuriye mu kwigabanyamo ibice, ibi bikabera mu mubiri w'umuntu mu mara. Naho ikindi gice cy'ubuzima kikaba icyo zimara hanze zarihishe mu bikono, ari nabyo abantu bita ngo ni amagi yazo. Umuntu rero yandura amibe iyo ariye amagi yazo cyangwa se ibikono byazo. Ibi umuntu ashobora kubinywa mu mazi yanduye cyangwa se kwikora ku muntu ufite intoki zakoze ahantu handuye hari ayo magi, cyangwa se wakoze mu bitaka cyangwa se mu mukungugu urimo ayo magi, kubera ko ayo magi araresista cyane, ntabwo apfa gupfa. Hanyuma rero iyo ariya magi ageze mu mubiri wawe hahita hakurikiyeho icyo bita excitation. Iryagi rirameneka, ibyana bya amibe byari birimo imbere bigasohoka, ibyo nibyo bita amatrophozoite, bigasohoka bigatangira kwidegembya mu mara. Hanyuma byimukira mu rura runini aho bijya gukurira no kororoka, bikajya bibyara ibindi bikoresheje uburyo bwo kwigabanyamo kabiri, aribyo bita binary fission. Hanyuma ibyana bimaze gukura bigatangira kwizingira mu bikono, bigakora amagi akomeye ku buryo bigeze hanze y'umubiri ntacyo byaba. Ibi nibyo bituma amibe zigira ubukana, zikaba zishobora kumara igihe kinini hanze y'umubiri, nta handi hantu zirajya, nta n'icyo ziraba, zitegereje gusa ko zizafata undi muntu. Ibi byana bya amibe rero cyangwa se trophozoite bisohokera mu mwanda igihe umuntu yitumye, ariko bihita bipfa kuko biba bidakomeye. Naho ya magi, ni ukuvuga za amibe ziri mu bikono, zo zishobora kumara igihe kinini cyane hanze, iminsi kugeza ku byumweru byinshi hanze nta kintu araba, ari nabyo bituma ibasha kwandura mu buryo bworoshye. Uburwayi bwa amibe rero buri mu byiciro. Hari umuntu urwaye amibe ariko ari asymptomatic, nta kimenyetso na kimwe agaragaza. Hari umuntu ushobora kuba afitemo za nzoka za amibe na ya magi, banabipima mu musarani bakabibona cyangwa se kwa muganga bakabibona, ariko akaba nta kimenyetso na kimwe agaragaza. Aba bantu barwaye amibe batagira ibimenyetso nibo benshi, ni nabo banduza abandi kuko baba bumva nta kibazo bafite, bityo isuku nawe ntayikore mu buryo buhagije, ariko abashobora kwanduza abandi. Icyiciro cya kabiri ni icya intestinal disease. Amibe noneho zitangira kwangiza amara. Iyo amibe zitangiye kugenda zica udusebe ku ruhu rugize amara yawe, nibwo utangira kubabara mu nda, kugugara, kumva ufite apeti nkeya, rimwe na rimwe ukaba ushobora no kugira diare, wenda yoroheje cyangwa ikomeye. Nanone hari ubushakashatsi bwagaragaje yuko bano bantu bakunda kugira allergie bakaba bagira ibintu byo gufuruta ku mubiri no kwishima. Iyo barwaye amibe nayo ikangura bya bintu bimeze nka allergie. Umuntu ashobora gufuruta agatangira kwishimagura ari ukubera amibe, ariko nanone ntabwo ari ukuvuga ko ufuruswe wese cyangwa se ugize ibere ku mubiri aba arwaye amibe. Muri iki cyiciro ariko hari igihe iyi ndwara iza ifite ubukana, akaba ari byo bita macinya, amoebic dysentery, diare itewe na amibe. Iyi irangwa no guhitwa cyane, ukituma ibintu birimo urufuro, birimo amaraso, kandi ugacika intege, ndetse iyi ngiyi ijya yica abantu benshi. Ikunda kwaduka ahantu hateraniye abantu benshi cyane ariko nta suku ihari, urugero nko mu nkambi z'impunzi, ibigo by'amashuri cyangwa se ahandi hantu hateranira abantu benshi. Igice cya kane cy'iyi ndwara rero cyo gifata abantu bake, ariko nicyo kibi. Amibe nubwo akenshi ziba zibereye mu mara, zishobora noneho no kwambuka uruhu rw'amara zikajya mu maraso.
iyo zigeze mu maraso zitemberana n'amaraso, noneho zikajya gushaka ahantu heza zizakora icyari aho zizororokera. Aho zikunda kujya rero ni ku mwijima, zikunda kujya mu bihaha no ku bwonko. Bisobanura ko hari umuntu ushobora kurwara ikibyimba cyo mu bwonko kigizwe n'amashyira yatewe na amibe. Umuntu ashobora kurwara ikibyimba kinini ku mwijima cyuzuyemo amashyira yatewe na amibe cyangwa se mu bihaha. Hanyuma rero amibe bayisuzuma bate? Bashobora kuyisuzuma mu musarani. Ni nabyo abenshi bakora, haba mu bitaro akenshi no mu masantere de sante. Mu musarani ubona amagi yayo kuri mikorosikope, ushobora kuyabona, cyangwa se ukabona bya byana byayo cyangwa se forme vegetative za amibe. Ababyigiye baba bazi kubireba. Icya kabiri, amibe zishobora gupimwa mu maraso bakareba antigene cyangwa se abasirikare b'umubiri barwanya amibe ko bahari. Ibizamini nabyo bitagira kwibeshya cyane kuri amibe, ariko mu Rwanda ntago bikunze kuhaboneka. Ibi rero bituma hari abarwayi bamwe na bamwe baba barwaye amibe bajya kwa muganga bakazibura ntibazibavure kubera yuko batazibonye kandi wenda bari bayirwaye. Reka noneho tujye ku buryo bayivura. Mu by'ukuri amibe ni indwara ivurwa igakira, ahubwo aho ikibazo kiri ni iki: ivurwa gute? Abantu benshi bazi yuko Flagyl, Metronidazole, Tinidazole, Flagentil, iyi miti yo muri ubu bwoko ivura amibe, ariko guha umurwayi iyi miti ubwabyo ntago bihagije mu kuyivura. Kubera iki? Iyi miti Metronidazole, Tinidazole ni iki? Kuko yica amibe zose zidegembya, za zindi bisa amatrofozoite, zo zihita zipfa ako kanya ukinywa ino miti, ariko hagasigara ya magi ndetse n'izindi ziba zihishe mu mara. Biba bisaba rero gukoresha undi muti bita intralumina agent, cyangwa se imiti yoza mu mara, ukayifatanya na za Flagyl cyangwa Flagentil. Muri iyi miti habamo iyo bita iodoquinol, hari iyo bita paromomycine, hari n'iyo bita diloxanide. Paromomycine mu Rwanda ngira ngo iraboneka, diloxanide iboneka ifatanye n'indi miti, hari nk'iyo bita entamizole ibirimo diloxanide na Flagyl cyangwa se Metronidazole bifatanye. Iyi miti ifatanye gutya bivura amibe neza kurusha uko wakoresha Flagyl cyangwa se Tinidazole byonyine. Rero mwakoze gukurikira kino kiganiro. Yari Dr. Aristarike Muganga. Niba ufite ikibazo kwandikira hano hasi muri comment tuzagusubiza, cyangwa se kuri nimero yacu ya WhatsApp nayo iragaragara hano hasi. Ibuka gukora subscribe ujye ubona ibiganiro byacu ko bisohotse. Urakoze, umunsi mwiza.